twongeye turatomboye bana b'Imana kuba Nyagasani duhamagaye anga kuri buri munsi kugira ngo tugirire neza ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri uyu wa gatanu w'icyumweru cya 16 mu byumweru bisanzwe, tariki 26 Nyakanga 2024, ubwo duhimbaza abatagatifu Ana na Yoakimu, ababyeyi ba Bikira Mariya, abitwa ba Ane, abitwa ba Mariya, abitwa ba Ana Mariya n'abayokimu. Namwe turabasuje nimwubahwe. Tubanze tuvuge incamake yaranze ubuzima bw'aba babyeyi Ana na Yoakimu, ababyeyi ba Bikira Mariya. Amateka atubwira ko Ana na Yoakimu ari ababyeyi ba Bikira Mariya, nawe nyine akaba umubyeyi w'Imana. Amavanjiri ntacyo atubwira kubyerekeye ubuzima bwabo Ana na Yoakimu, ariko nubwo ntacyo atubwira natwe twabyibwira. Ana na Yoakimu babyaye Bikira Mariya, kandi Bikira Mariya nawe wateguriye kuzabyara umwana w'Imana Yezu Kristo, paradeyi wateguwe n'Imana. Rero ntawashidikanya ko Imana yabatoreye kuba ababyeyi b'umubyeyi Bikira Mariya, kubera ko nyine Imana yabonaga ko ari abantu b'indahemuka yateguriramo uwizategurira kuzabyara umwana wayo. Ndifuza kubagezaho amagambo ya Mutagatifu Damascene batubwira uburyo yizihirwa no kuramutsa abo babyeyi Ana na Yoakimu. Ubwo agira ati: Yoakimu na Ana mwashakanye murahirwa, ikiremwa cyose kirabashimira, nimwe mwahaye isi ituro rihebuje andi maturo, maze riturwa umubyeyi. Iryo turo ryizihiwe uwariremye, ni Bikira Mariya mubereye umubyeyi. Amen. Ana na Yoakimu mudusabire buri munsi. Isomo rya mbere tujye kwakira turayisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, umutwe wa 3 umurongo wa 14 kugeza kwa 17. Uhoraho avuze atya: nimungarukire mwanyoko y'abahakanye mwe, kuko ari nge mutware wanyu. Nzagenda mpavana umwe mu mujyi, abandi babiri mu muryango, maze mwese mbajyana i Siyoni. Nzabaha abashumba banogeye umutima wanjye, maze bazabaragirana ubushishozi n'ubwitonzi bwinshi. Icyo gihe nimumara kororoka mukagwira mu gihugu, uwo n'Uhoraho bivuze, ntawe uzaba akivuze ngo ubushyinguro bw'isezerano ry'Uhoraho. Ni koko ntawe uzabutekereza, ntawe uzongera kubwibuka cyangwa ngo bwiteho, ntawe uzababazwa nuko butakiriho, ndetse nta n'uzongera gukora ubundi bushyinguro. Icyo gihe Yerusalemu zitwa intebe y'Uhoraho, maze amahanga yose azaze ayigana, kuko izaba yitiriwe Uhoraho, kandi abo mahanga azareka gukurikiza inama z'imitima mibi yayo yanangiye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Indirimbo idufasha kuzirikana isomo rya mbere turayisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, umutwe wa 31 umurongo wa 10 kugeza kwa 13. Nyagasani koranya umuryango wawe watatanye. Mahanga yose nimwumve ijambo ry'Uhoraho, muryamaze mu ntara za kure mugira muti: watatanyirije Israheli impande zose arayikoranyije, azayirinda nk'uko umushumba arinda ubushyo bwe. Uhoraho yacunguye Yakobo aramuharanira, kandi amugobotora mu maboko y'umunyembaraga. Bazaza batera indirimbo z'ibyishimo ku musozi wa Siyoni, bahadendeze basanga ibyiza by'Uhoraho. Ubwo inkumi zizabyina zidagadure kimwe n'abasore n'abasaza. Umubabaro wabo nzawuhinduramo ibyishimo mbakomeze, abagowe mbahe kwidagadura. Nyagasani koranya umuryango wawe watatanye. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo, umutwe wa 13 umurongo wa 18 kugeza kwa 23. Muri icyo gihe Yesu yabwiye abigishwa bati: mwebweho rero nimwumve icyo umugani w'umubibyi uvuga. Umuntu wese wumva ijambo ry'Imana ariko ntaryiteho, ameze nk'imbuto yabibwe iruhande rw'inzira. Sekibaraza akamukuramo cyari cyabibwe mu mutima we. Imbuto yabibwe mu rubuye isobanura umuntu wumva ijambo, ako kanya akaryakira n'ibyishimo, nyamara ntirimucengeremo ngo rimushingemo imizi, kubera ko ahora ahindagurika. Iyo hadutse amagorwa cyangwa ibitotezo bitewe n'iryo jambo, agwa ako kanya. Naho imbuto ibibwe mu mahwa yisobanura umuntu wumva neza ijambo, ariko imihibikano y'isi n'ibishuko by'ubukungu bigapfukirana iryo jambo rigapfa ubusa. Hanyuma imbuto ibibwe mu gitaka cyiza isobanura uwumva ijambo akaryitaho. Uwarera akabyara imbuto, umwe 100, undi 60, undi 30.
iyo ni ivanjiri ntagatifu. Nteze amatwi dawe, nteze amatwi mbwira, ijambo ryawe riranyuze, rishyinguye neza mu mutima wanjye. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Fungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungurira abandi buri munsi, ijambo ry'Imana buri munsi, ineza y'Imana buri munsi. Umuhanga niwe wavuze ati, niba isengesho ryawe ritaguhindura, hinduraho uburyo ukoramo isengesho ryawe. Niba ijambo ry'Imana riri gutambukaho, ukongera ukaryumva, ukongera ukaryumva, ukaryumva buri munsi, ariko ukaba ntacyo ugihindukaho, hindura uburyo wumva mu ijambo ry'Imana, hindura uburyo ukora isengesho. Mu kuzirikana kuri iri jambo ry'uyu munsi, nifuza mbere na mbere kubaganisha ku kigusha. Hari ikigusha umuntu waherutse guhura nacyo, skandale. Nuko arambwira ati, padiri we, nanjye ndikiriza ati karame. Arambwira ati, umva, mperutse guhamagara umuntu kuri telefone, twagombaga kujyana ahantu. Nuko muhamagaye, ngiye kubona mbona anyandikiye message, arambwira ati, ubu ndetse akanya gato ndacyari mu misa, cyo bikora nimbona misa igeze hagati, tugeze mu gihe cyo gutura, ndaza gusohoka njye gukwitaba. Gihe cyababaje kubona umuntu ari mu kiliziya, ari mu misa, ariko ari no kuri telefone, ari kwandika, ari gusubiza message, ari gusohoka, ari gucatinga, ari ku ikoranabuhanga, kandi ngo ari mu misa. Yewe misa ntirasohoka, ndaza kugusubiza misa nigera hagati. Bayoboke b'Imana, Yesu Kristo akuzwe. Nguko nanjye dushobora kuza gusenga, ariko imitima yacu itari ku Mana. Nguko nanjye dushobora gukora igikorwa, ariko umutima wacu udahari. Niyo mpamvu bayoboke b'Imana, amasomo kintu byacu duteguriye araryoshye cyane, ubwo tujya kuzirikana ku indwara iturembeje. Wowe nanjye turwaye iyo ndwara, gusa usigaje kumenya niba uri kuri iyo liste nawe. Indwara bita uburangare. Iyo bavuze uburangare ni iki? Uburangare par definition, igisobanuro cy'uburangare nuko ngo ufite igitekerezo kimwe kigana ahantu hamwe, bakita idée principale. Nuko rakaza kuza ibindi bitekerezo bindi bishamikira kuri icyo gitekerezo biri gukiyobya idée secondaire. Nuko rero bikaza kurangira utongeye kugana muri ya nzira cya gitekerezo cyari kirimo, ahubwo utangiye gukwira imishwaro, twa dutekerezo tundi turi ku mpande ari two turi kugenda tukuyobora, tukuyobya. Wari ufite inzira imwe, ariko hakaza kuza utundi tuyira dushamikiraho. Uko biri kose ntabwo uza kugera hahandi wateganyaga kugera ku isaha. Uraza gukoresha amasaha menshi, uraza gukoresha igihe kirekire, kubera twatuyira tundi ugenda ukatamo, ugenda unyuramo. Kugira ngo cya gitekerezo kibanze wari ufite uzakigeraho, bizagusaba igihe kirekire. Ngiye ya ndwara y'uburangare, kwituma tutagera ku bintu ku gihe cyacyo, bigatuma dukerererwa, bigatuma dusigara, bigatuma twicuza. Kubera iki? Kurangara. Mubyeyi, nusanga nawe uri kuri lisi y'abantu barangara, abarangara mu kiliziya, abarangara mu isengesho, abajya kure, ku buryo udashyika ku Mana uko bikwiye, ongera utekereze ibintu byose bikurangaza, maze ugira ute, ubijugunye muri aka kanya, ureke Nyagasani abari urangamira, abari urangarira, umurangamire, maze umushyireho umutima. Gushyira umutima ku ijambo ry'Imana, ibyo ngibyo bizatuma tutarangara. Ni kangahe byumva ijambo ry'Imana, ariko umuntu yakubaza ngo harya wasomye ishisha, ukavuga uti binyobere nanjye. Bikuyobere nyine. Kubera iki? Nta mutima wari uhari. Basomye ijambo ry'Imana mu kiliziya, wowe ntacyo byeze bikubwira, ntiwigeze umenya niba wari uhari. Basomye ijambo ry'Imana wowe mu gihe wageze Addis Abeba, wageze mu masoko akomeye cyane, uri gucuruza y'inkweto, kandi wari uri aho ngaho, babura baje. Gushyira ijambo ry'Imana aho umutima wose, kandi ibyo rero bizatuma utarangara. Mubyeyi, niba wiyumvise nta kuri lisi y'abantu barangara mu isengesho, wajya gusenga ukumva nkaho nta nicyo byakumariye, nurarangiza isengesho wakubaza ibyo wari uri gukora ukaba utabyibuka. Kubera iki? Kurangara. Indwara yo kurangara mu babyeyi mwe, nyamara hari uwo Nyagasani umunsi agutumyeho, nanjye ntumyeho, kugira ngo dukosore, ubundi tunonosora uburyo tujya dusengamo, tunonosora uburyo tujya tumva mu ijambo ry'Imana.
reka nkwibarize niba koko wari ukurikiye harya twazirikanye amasomo yayo. Ngaho mpicamake y'amasomo y'uyu munsi, birashoboka ko utayimenya, ariko dushatse kuvuga ngibuze ikintu kimwe wafashemo wakibona. Isomo rya mbere twazirikanye mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya ryatubwiraga ukuntu Imana igiye gukoranya umuryango wayo, gukoranya. Uhoraho aravuze ati nimungarukire mwanyo kwabahakanyi mwe, kuko ari njye mutware wanyu. Amen, amen, amen. Iri jambo ni riri kutwerekeza ku Mana. Twaratatanye muri twatuyira navugaga twishi, ariko twibagirwa inzira twari dukurikiye, cya gitekerezo kibanze twari dukurikiye. None Nyagasani kuko arabibona, akabona twaracanganyikiwe, akabona tugiye gusara, akabona twaragiye kure, twaratatanye ati nimungarukiye mwanya kwabahakanyi mwe. Wasanga nanjye ndi kuri rutonde rw'abahakanyi. Kubera iki? Bya bintu byose bimbuza kwegera Imana, bya bigirwamana, bya bitekerezo bitagana ku Mana, ubwo n'ubuhakanyi. Incamake ya Zaburi y'uno munsi, niba ku bitekerezo bya biri ku Mana, nanone irerekeza inite, ubumwe bwo gukoranira ku mushumba umwe Imana. Nyagasani koranya umuryango wawe watatanye. Amen. Naho ivanjiri y'uyu munsi ryasomo turi kuzirikana kugira ngo duhamye ibitekerezo ku Mana, iratuganisha ku mubibyi ubiba imbuto mu byiciro bine nk'uko twabivuze ubwashize. Icyiciro cya mbere ni imbuto zigwa ku nzira, ntizirirwa zigera nanone no mu murima. Izo ngizo rero inyoni ziraza zirazirya. Ubwo ni uburangare, biratwerekeza ku burangare. Igihe turi ku nzira, kubera ko wasigaye ku nzira nturi gushaka kwinjira mu kiliziya, ko biri kose inyoni ntiza gukorohera, ngibyo ibishuko ngo kurangara nyine. Naho ubwoko bwa kabiri bw'imbuto nizaguye mu rubuye. Urubuye kunangira, wageze mu kiliziya ariko uracyanangiye, ntushaka gufungura umutima kugira ngo Imana yinjire. Inyakombe nyine umuhakanyi. Ni kwa kundi twumva ijambo ry'Imana ariko rikinjirira mu gutwi kumwe ariko rikaza gusohokera mu kundi, kubera ko tutabyitayeho. Ryinjiye ariko ntabwo ryatinze. Ako nagahararo, uko ni kwiyemera ati ndi umukristo w'indani, ariko umutima wawe uri kure y'Imana, aho nawe warangaye. Ubwoko bwa gatatu bw'imbuto ni imbuto yaguye mu mahwa. Amahwa, bya bintu bidupfukirana, bya bintu biturangaza, ba bantu nanone baturangaza. Cyagiye twaje gusenga tukabona hari ibintu, amafilime menshi ari gutambuka iwacu, cyagihe tuba twabumbuye telefone ati ndaza gukwitaba, bisa n'imbonegeza hagati. Ibyo byose nibigenda bidupfukirana, yo ni amahwa agenda tujomba. Nuko rero nawe wayakoza mu kirenge cyawe akabara kujombye, akabara gupfukiranye, ntihongere kumva ijambo ry'Imana, ntihongere kumva misa uko bikwiye, bikaza kurangira wisohokeye ati tugeze mu gihe cyo gutura, igihe cyo gutanga amafaranga, reka nanjye nisohokere. Ukaza kwibagirwa ko misa n'ubundi ari yo gutura, ahubwo nk'uko Bikira Mariya yatuwe na Ana na Yokimu mu ngoro ntagatifu. Gutura ibicemwe bya misa ukajya ubyirengagiza ngo ibyo ni amafaranga, ari amatangazo. Kandi Nyagasani naho afite uburyo aza guhakubwirira, ari gukimenyetso cy'umusaya Nyagasani arakubwira, ari mu misa rwagati Nyagasani arakubwira, n'ikimenyetso gisoza Nyagasani abakiri kugenda akubwira. Ibyo bidupfukirana ntituve ijambo ry'Imana, imibikano y'isi. Hanyuma ubwoko bwa kane bw'imbuto ni umuntu wa wundi koko uhamye umutima ku Mana, urangwa no kwemera, urangwa n'ubuyoboke ku Mana, urangwa no kwizera, kwihangana kugeza igihe agereye ku gitaka cyiza. Ibi birerekeza ku muntu nyine wumva ijambo ry'Imana, ntaryumve gusa ngo ryinjire mu gutwi kumwe risohokere mu kundi, ahubwo rikamucengera mu bwenge, ubwenge bukabona Imana, no mu mutima rikageramo. Fides et ratio, ubwenge n'ukwemera iyo byakoranye bitugeza ku Mana, tumenya Imana. Ngo ubwo bwenge ngomba gukoresha kugira ngo ngere ku Mana, nkabona umusaruro. Bya bindi by'uko nyine ijambo ry'Imana niba ryumvise neza, ko biri kose ntiribuza kubura icyo riguhinduraho. Nawe rero ongera urebe uno munsi, ese ijambo ry'Imana iyo ryumvise ndahinduka? Ijambo ry'Imana ko ryumva buri munsi hari kimwe nyampindukaho? Byibuze iyo ushaka ku buryo hari akantu gato hindukaho, ariko kubera uburangare, kubera imihibikano y'isi, kubera ibidupfukirana, kubera ibyo turangariyemo, ntabwo ijambo ry'Imana rihamye iwacu. Twumva ijambo ry'Imana twibereye mu bindi, twumva ijambo ry'Imana turi occupé, turi busy, turi kure. Ntabwo ari Imana twerekezaho umutima wacu wose. Iyaba Imana ariyo twakwerekezagaho umutima wacu, twakaba twakize. Ukomeze ukize, ntabwo ariko wari kubukize, wari kuba wararenzeho. Kubera iki? Iyo Imana werekejeho umutima wose, ari uri gukorera yonyine, ari urangamiye, koko umva wishimye. Akenshi tuva mu isengesho tubabaye. Kubera iki?
kuko akenshi twataye igihe, akenshi twakoresha igihe kirekire, akenshi twasenze turangaye, akenshi ntabwo twari duhari. Yaba twari duhari twakishimiye ko turi kumwe n'Imana, ari Imana twagiye gushaka mu isengesho kandi tukayibona. Iyo wagiye gushaka Imana urayibona. Mubyeyi, tujya gukorana umwitozo wo mu ishuri, dore ko n'ubundi ubuzima bwa hano ku isi ari ishuri. Kandi ikindi, burya n'isengesho ryose Yezu niwe udutoza no gusenga, nabyo ni ishuri. Nujya no guhinga nabyo burya ni ishuri. Ntabwo wahinga ngo weze utarabanje ukabyigira, utarateguye nyine wa murima, utarateguye aho imbuto zera, utarateguye ifumbire. Niyo mpamvu buri munsi ushyiraho agafumbire kugira ngo uzaneze. Ku munsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umunyeshuri wari uzi ubwenge, nanjye kuvuga nawe abizi ko abuzi, ngo agombaga gukora ibizamini 2 mu minsi 2 itandukanye, kandi buri kizamini kugitegura ngo yari amasaha agera muri 12. Ikizamini cya mbere cyari ibinyabuzima, icya kabiri byari ubutabire. Ibizamini byombi byari bifite amanota 100, kimwe 50 ikindi 50. Kugira ngo yimuke yagombaga byibuze ko afite icya kabiri byumvikane 50. Nuko rero umunyeshuri w'umuhanga aravuga ati uko biri kose iki kizamini nzuzuza ari amanota. Nuko afata iyo ntego ko azuza ari amanota yose kwa 100% akayabona. Ubwo bwari buke baza gukora biology, ibinyabuzima. Nuko afatika ngo atangire yige. Atangiye kwiga, agiye kumva yumva telefone irasonye. Nuko arayitaba. Ayitabye asanga ari inshuti ye magara imuhamagaye kugira ngo ize imugurire basangire kamwe nyine mu ikabari. Nuko aravuga ati uko biri kose nzi ubwenge nta kibazo, reka maze nsanye inshuti yanjye ibanze ingurire kamwe, ndahita nza ngaruke nige ku buryo bwihuse, ndabizi nishyiramo ka essence, ndihuta cyane, ndaza kwiga ku buryo bukomeye cyane, dore ko nzaba mbonye ako kanoza ngendo nyine. Nuko aragenda asanga inshuti ye mu ikabari. Inshuti ye ngo yitwaga Kompanyo. Ubwo bamarana amasaha ane yose ari kumwe na Kompanyo. Ageze nyine Kompanyo aramugurira, aranywa. Ageze hagati azi kwibuka ko afite ikizamini mu gitondo, amusaba uruhushya, aragenda. Nuko rero inzoga ibimukuye cyo mu bagabo, uko ayikuye mu icupa agera cyawe imukura mu bagabo, ahita agenda ajya kwiga. Ubwo Kompanyo amutwaye amasaha agera muri 4. Atangiye kwiga, ajya kumva yumva telefone n'undi iramuhamagara ati sheri ndagukunda. Ngo yari umukobwa w'inshuti ye, sheri umukunzi we inshuti ye. Ubwo ako kanya ako kajambo mubwiye ati ndagukunda, akomeza kugenda agatekerezaho, anako bagenda baganira agatekerezaho sheri ndagukunda. Uguzi ko amasaha ane yashize ako kajambo kiri kugatekerezaho, nibwo yaje kwibuka ko ejo afite ikizamini. Ako kanya aramusezerera. Ako kanya maze kumusezerana none afata ingamba ko agiye kwiga, kuko yarasigaranye amasaha ane yo kwiga. Mu gihe atangiye kwiga, ajya kumva kuri telefone yumva haje message, arayireba, yongera arayireba, asanga ari message yo muri groupe abo yitwa famille, urubuga nyine rw'umuryango. Ako kanya aratangira arasubiza, dore ko hari utumessage twiza, udufilme twiza bohereje, aratureba, akomeza gutureba, uko asubiza za message, uko asubiza yandika, chatinga. Hashize amasaha ane yumva barasonya ati ikizamini kiratangiye. Nta na gato yarebye mu ikaye. Nuko aragenda agera mu kizamini cya biology. Aragikora. Amaze kugikora, uzi uko byarangiye neza atsinzwe, nta na gato acyuye. Nuko mwarimu ngo amugirira impuhwe, kubera ko byibuze yagerageje gutanga urupapuro ngo yanditseho izina rye, amuhereza inota ryose kuri 50. Mwarimu abura icyo yakosora, nuko agira cya amuhereza rimwe kuri 50. Nuko wa munyeshuri arababara cyane, abona abantu biganaga bose icyo kizamini abenshi bari hafi gucyuzuza, amanota menshi bayabonye, ariyo gusubonye inota rimwe, kandi ariyo muhanga rurimo. Nuko arababara cyane, arashavura uburyo Kompanyo yamubeshye, uburyo mushuti we sheri yamubeshye, uburyo famille yamubeshye, none akaba ari wahaye amasaha yose 12. Nuko arababara cyane, arabisha, yibaza ukuntu agiye kubigenza, uburyo bagiye kumwirukana, uburyo agiye gusibira, uburyo atagiye kwimuka. Afata ingamba yuko ikizamini gikurikiyeho cyashimi ubutabire, agiye gufunga telefone, ubundi akige mpaka azacyuzuze, ahasiga nyine azabona amanota yo kwimuka. Ako kanya aragenda, cyari mube mu gitondo, aragenda amasaha 12 yose, ntiyigeze na rimwe yakura ya telefone, arayifunga. Ahasigaye
bukeye ya masaha 12 yayakoresha yayize ajya mu kizamini. Ageze mu kizamini, cya kizamini mwarimu ngo aramukosora. Noneho ko byakurikiyeho mwarimu abura ahantu yakura inota kugira ngo ataza kumwuzuza. Nuko mwarimu abonye ashaka kuza guseba kubera ko umunyeshuri yamwujuje, wa munyeshuri amuha 49 kuri 50 kugira ngo mwarimu ataza guseba ko yateguye ikizamini cyoroshye none akaba amwujuje. Ubwo wa munyeshuri abonye ngahe niyo muri gukubara neza, ababonye 50%. Ubwo yatsinze. Gusa nubwo yatsinze asigara yicuza ati kompanyo nta naramuhaye umwanya ngo tujyane mu ikabari njye gusinda. Iyaba ya nshuti yanjye bya jambo ntarakomeje kuritekerezaho, iyaba ntarasubiza message zo kuri WhatsApp zose zari ziri kuntesha umwanya, iki kizamini nari kugipfuka. Nari kwambonye nanjye distinction, ndimutse gusa kandi nagombaga kubona bursi ikomeye cyane. Bagenzi banjye babonye grande distinction, abo narushaga babahaye promotion ishyushye, nge ntahiye gusa kwimuka gusa. Akomeza yicuza iyaba koko bakompanyo koko iyaba nanarabaretse imbere y'ikizamini. Akomeza kwibaza inshuti ye nyanshuti atari yahaye agaciro. Aza kwibuka uyu mugabo ngiye gukubwira, umugabo wa kane yagombaga guha agaciro: concentration, gushyira umutima ku kizamini, gushyira umutima ku rubanza ufite, gushyira umutima ku nzira ugiyemo, guhamya umutima hamwe nicyo ugiye gukora, cya kindi kibanze ikizamini, concentration. Ngewe za nshuti zacu ziza kenshi mu buzima bwacu ziza gutudurumbanya gusa, ngabo ba kompanyo mauvaise compagnie, akamvuga igira iti mbwira uwo mugendana ndakubwira uwo uriwe, mbwira uwo musanya ndakubwira uwo uriwe. Niba usangiye n'abasinzi nawe amaherezo uzaba umusinzi, niba usangiye n'abasambanyi ukajyana n'abasambanyi nawe uzaba umusambanyi. Ariko niba nawe ugendana na concentration ugashyira umutima hamwe uzaba umuntu uhamye serieux. Akomeza gutekereza kuri ya nshuti ye imubeshya ngo iramukunda, ariko ije kugira ngo imurangaze ikizamini aze kugitsindwa. Gutekereza ku mbuga ibyo duhugiyemo, abaturangaza benshi cyane, abo ngabo bose batubuza gutsinda ikizamini, batubuza inzira yose twari turimo. No kwa mugabo yaje kuvuga ati iyo nkiza kuba nashyize umutima ahantu, concentration. Mubyeyi, iyi liste wowe ntago waba uyiriho, wasanga nawe uyu mugabo ujye umwibagirwa concentration. Ukishinga ba kompanyo, ukishinga izo nshuti zawe, ukishinga abo basheri bawe kera kabaye bazagushimuta, ukishinga ibiguruka kandi nta maboko ufite, bikaza kurangira wibagiwe icy'ingenzi, wibagiwe inzira urimo, wibagiye kuri kugana ku Mana. None twatuyira tundi turi kugenda tuza tukakuyobya, ibitekerezo byawe byose bikagenda kure, kuko tu n'es pas concentré. La concentration. Uzasanga abahanga benshi bakubwira bati impamvu abana batsindwa mu ishuri nuko nta concentration baba bafite, nuko baba barangaye. Ntabwo ari ubwenge babuze, ahubwo bararangaye. Uzasanga impamvu akenshi tutagera ku bisubizo by'ibibazo dufite nuko nta concentration dufite, ntabwo umutima wacu uri guhama ku Mana. Uzasanga impamvu turi gutsindwa, wasanga natwe tutagana Imana, nta concentration dufite. Uzasanga ibizamini byinshi tugenda tubitsindwa, ari byo ubuzima, ari mu ishuri aho tunyura. Kubera iki? Umutima wanyu ntabwo uhari. Babyeyi, ikoranabuhanga, iterambere, telefone, ibyo byose ni ibintu byagatufashije kugira ngo tugororokere Imana, tugendane n'Imana. Ariko kenshi uzasanga isi turimo nibyo ahubwo bidutanya n'Imana, nibyo bidukura umutima, nibyo bitujyana kure y'Imana, nibyo bisigaye biturangaza. Kurangara kuri telefone za chat, kwiruka kuri telefone n'imirimo ntitwikiyikora. Kubera iki? Kubera kurangara kuri telefone yadutwaye umutima, idutwara umubiri n'ibindi byinshi cyane, kuko nous ne sommes pas concentrés. Nk'uko kenshi iyo warangaye mwarimu abura n'uburyo yaguha n'inota na rimwe, akabishaka akabibura, akabura aho yarishyira. Ariko iyo ubaye concentré n'umutima werekeje ku Mana nturangare, mwarimu asigara nawe ashaka ahubwo uko yagukuraho inota byibuze kugira ngo utaza kumurusha ubwenge. Ngo kuko ntacyo utageraho igihe umutima uhamye hamwe. Abantu benshi bararangaye, abantu benshi bari mu byabo, ariko iby'Imana twabiburiye umwanya. Ntibirakubaho wajya gusenga ukavuga nka ndakuramutsa Mariya, ukavuga nk'ishapure, ariko wakubaza n'isaro na rimwe ugeze uvuga
ukabona uraribuze neza neza, parce que tu n'es pas concentré, nuko umutima wawe uri ahandi, ntabwo uri ku Mana. Yaba uri ku Mana wagombye gusenga. Ikizakubwira ko isengesho wumva ko yarekeye ku Mana, reka nkubwire imbuto nziza, nuko uzumva wishimye nurangiza gusenga. Nawe ubundi numva uranje gusenga nawe ntuzi ibyo wavugaga, ntuzi aho wari uri, nuko nyine umutima wawe wari uri kure y'Imana. Tu étais partagé, umeze nyine nk'uriya mu bibyi ubiba ku nzira, iyo mbuto yo ku nzira, ku rubuye, mu mahwa n'ahandi hose. Kwera imbuto nziza, ukumva neza neza isengesho hari aho rigufashije, ukumva neza neza wari uri guhura n'Imana, atari uguhuragura amasengesho. Nifuza gusoreza ku nama nziza ya Mutagatifu Tereza w'Umwana Yezu, ngo yari afite journal, ahantu yandikaga diary, ahantu wandika amakuru yakubayeho ku munsi. Ngo hari ahantu yandikaga igihe ajyaga mu misa cyangwa igihe yakoze isengesho, akiha amanota ati uyu munsi narangaye, nabonye 20%, nabonye 70%, nabonye 80%, nabonye 10%. Nuko wese akaza kuyateranya ku munsi urangiye, akaza kubona yatsinzwe cyangwa yatsinze. Nawe rero ndifuza ko aka kitozo kazagufasha ko kureba ese ko navuze ishapure nakwiha amanota ngahe kwijana nkurikije uko narangaye, cyangwa ko umutima wanjye uri kuri Bikira Mariya, kuri Yezu, uko warurangamiye Imana, ko nagiye mu misa nakwiha amanota ngahe nkurikije uko nari mpari nanjye. Nuko nawe ukiha ikizamini. Erega se wagize ngo ijuru ni Imana izaza gutereka mu ijuru? Oya, ahubwo niwo n'ubundi uzitere. Nawe ushobora kwiha ijuru cyangwa nturyihe, ukaryima cyangwa ukaryiha bitewe nuko nawe uzi ukuntu ujya ukora, nawe uzi ukuntu ujya urangara, nawe uzi ukuntu umutima utari ku Mana. Ijuru nawe waryiha rero. Tangira wiha inota, tangira wiha ijuru, tangira wiha amanota ukurikije uko wize. Wongere urebe n'uwo munsi ibintu byose urangariyemo, ya masaha 12 ujye yakoresha, wasanga nta nakamwe ujya hereza mu Imana, nta na gato umutima urangamiye Imana. Wasanga nawe uri ku nzira, uri hanze, uri birawuti, umutima wawe uri ahandi usibye ku Mana. Ngwifurije rero kongera guha agaciro uwo mugabo bita concentration. Niba ugiye gukora igikorwa, giha agaciro, uvuga uti iki gikorwa mpaka nkirangije, ukigereho avec toute concentration, umutima wose. Uko bitwerekeza nyine inzira igana Imana, inzira igana ku Mana, inzira imwe, inzira y'urukundo, inzira y'ibyishimo, aho tugana Imana, aho dusanga Imana. Ngwifurije kuryoherwa n'ijambo ry'Imana, uryumve, wongere uryumve, urizirikane, wongere urizirikane, kandi urikurikize buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.